umuntu wumva aya magambo akayakomeza azaba ari nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Kubaka inzu ku rutare, ibi birashaka kuvuga iki? Ijambo ry'Imana rivuga mu buryo bugiye butandukanyemo ngo kubaka ku rutare, umuntu wumva ayo magambo y'Imana akayafata mu mutima we akayakomeza, azaba akomeje ijambo ry'Imana. Imvura, ibigeragezo niyo byaza, niyo intambara y'amagambo yaba ikaza igereranywa na ya mvura, abakuvuga dore ko hari abahanga mu byo kuvuga bakakuvuga uko utari, ibyo bigereranywa na ya mivu ngo umuyaga urahuha, bigereranywa na rwa rwango na za nama ukorerwa za rwihishwa, ni wa muyaga. Ngo ibyo byose ngo iyo bihuriye hamwe bikazanwa n'umuntu runaka, ariyo ya mivu itemba, ngo bikaza bikakugeraho kuko ufite ijambo ry'Imana muri wowe. Haleluya! Ngo urakomera. Rya jambo ry'Imana riri muri wowe niryo rutare. Rya jambo ry'Imana riri mu mutima wawe kuko uryubatseho, ari ibyiringiro byawe biri ku ijambo ry'Imana, ngo ntabwo bishobora kuba byakugusha kuko utubatse ku bidafatika. Uhora ushikamye kandi ngo urakomera. Kuba ufite ijambo ry'Imana muri wowe si uko imvura itakunyagira y'amagambo, si uko intambara y'urwango itakugeraho, si uko hatari abo Satani yakoresha bakakurogera, abo ngabo bakagereranywa n'iki? Na ya miyaga. Si uko utakoraga sida ukaba wakomereka, ibyo bikagereranywa n'iki? Na ya mivu itemba ishaka gukura mu by'Imana kugira ngo umutima wawe ugwe. Ariko kuko ufite ijambo ry'Imana muri wowe kandi wubatseho, ngo urakomera muri wowe kandi mu mikomerere yawe ukora iby'ubutwari. Mwene data, dusangiye urugendo, nyemerera untege yombi. Iyo ugize ikosa ryo kubaka ku mwana w'umuntu rero, muri wowe ijambo ry'Imana nturifate ngo urikomeze, igihe cyose ugahora wumva ko wahora uribwirwa, uko uribwiwe rigaca mu gutwi kumwe rigahinguka mu kundi, ugafashwa kuko uri kuribwirwa gusa, nta n'akantu na gato wafata ngo uba ufite mu mutima wawe. Inshuti yanjye, icyo gihe ba bandi Satani akoresha bakakurogera, twabonye ko ari nk'imvura. Iyo baje mu rwego rw'imvura ngo ucika intege, ba bandi bagukorera utunama twa rwihishwa bakakwigaho bakuvugaho ukuntu kutari kwiza, bamwe twita ngo ni inkoranyamagambo Satani aba yakoresheje, birirwa bari muri za shyushyushyushyushyushyu. Abo ngabo iyo baguteraniyeho bakukorera twa tunama ukabimenya, bikakugeraho, bikaza ari nk'imivu itemba, baravuga nawe ukavuga, na ndetse usohoka mu rugamba mu gihe gito winjira mu rundi rwo kwirwanirira. Ako rero Satani hakurasira. Iyo hakurasiye umutima wawe birangira uguye, kandi ngo kugwa kwayo kw'iyo nzu yari yubatse ku musenyi ngo kwabaye kunini. Iyo umaze kugwa umutima wawe ugacika intege ugasubira inyuma, nshuti yanjye, abo wari ubereye urumuri rwiza, abo wajya kubera urumuri bagusoromaho imbuto nziza, icyo gihe nabo imitima yabo uba uyigushije. Nirinde kubaka ku mwana w'umuntu, kubaka ku bidafatika, gushingira ku bintu runaka bidafatika. Wamenye Kristo, wakiriye agakiza, hagarara ku ijambo rya nyir'ijambo. Wiringira Imana, iba ariyo mwungeri wawe wenyine ushyira imbere muri gahunda zawe zose.
ukubwira ku ijambo ry'Imana ari kubwire yego ufashwe mu mutima wawe, ukomere kandi ukomeze abandi, ariko wirinde ko wakubaka ku wari kubwiye, ahubwo ubaka ku iryo jambo akubwiye rifite isoko ihembura ubugingo bwawe, kandi ukunde no gusoma ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye mwene data, nyemerera nsubikira aha kandi ukomere mu rugendo. Amaraso ya Yesu ni umuti w'ibyaha, umusaraba ni ibyiringiro byacu. Abera bo mu isi nizo mfura Imana ireba ikishimira. Mwene data muvandimwe, rushaho kuba maso, tugeze mu minsi igoye, ibiturwanya ni byinshi. Satani yahagurukiye itorero, Satani yahagurukiye abana b'Imana, gusa ntacyo azadutwara kuko twegamiye umugabo ukomeye. Yesu atubereye maso, kandi nta kijya kuba ku itorero ryayo tutakimenye, kuko dufite Imana irebera hose icyarimwe. Dufite Imana itareba nk'umwana w'umuntu, idatekereza nk'umwana w'umuntu, imbone yayireba kure. Icyo nyikundira ni uko ikijya kukugeraho iba yakikubwiye mbere y'igihe. Ucyumve ntucyumve, ariko yakikubwiye. Amahoro y'Imana abane nawe, ubwiza bw'Imana bukomeze bubane nawe, kandi Uwiteka aguhera umugisha mu mbaraga z'amaboko yawe mu byo ukora. Nyemerera rero nsoze dushima Imana mu buryo bw'isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze mu mitima yacu, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Mwungeri w'ubugingo bwacu, ndagushimye ndaguhimbaje ko wakomeje kuturinda, ukaba ugikomeje kutwongerera iminsi yo kubaho. Ushimwe kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera nyir'icyubahiro ukomeze ubane natwe muri iyi minsi, utwongerera imbaraga mu bugingo bwacu, kandi uduhe kwirinda, uduhe kugumya kubaka kuri Yesu Kristo, uduhe kugumya kuba maso, twirinda kandi tuba urumuri rwiza muri bagenzi bacu. Uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye, kandi tuba abagabo bo guhamya iby'agakiza kari mu mitima yacu. Twera imbuto nziza z'agakiza, kandi ubumana bwawe bukomeze bwaguke mu mitima yacu, utubonye tubonemwo Imana. Dukomeze duse nawe. Bana natwe ibihe byose, ufashe bene data bari hirya no hino, baba abakiriye agakiza n'abatari bakakira, ubagirire neza kandi ukomeze ubafashe. Byose mbigusabye nshima mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.